ni kamera y'ubuvuzi cyane Imana yarakikoze ndabishima Imana ikintu cy'urugo nicyo kintu cyane urumva neza niba bisengeri iyi uzabona kuko abenshi bakora depression bakora yarwaye depression yarwaye iki nta mafaranga yose depression y'iki depression Imana rero ubuhamya bwiza buturutse hano bwarimo batanga ubuhamya bwari bwiza Atanze yatanze ubuki nubwo atatanze uturyo gushima bose babirira ne ubonye Imana abashimisha iki gutura haleluya haleluya shasha tuyanga Kino kibano kibana n'impuza n'imporwe ariko habe no gucagata abagore mukwiye gutura igihe kigeze mukwiye guturira iki iyo babaye n'ubyumva abantu tutura iki n'abana batuye n'iki mwaregera Yesu ashimwe urumva ushima kugira gute ariko reka mbabwire nunaramuka uri muzima byo ukageza saa 11 uri muzima ushiki umuntu abaha avuga ngo agiye kuginagira umuntu aravuga ati umwagutanga baruze cyangwa agapfisha umwana w'umuntu ubu warushima Imana ntabwo batari bize kugera gushiriki yewe Imana warwaga depression yicaye afite basaza rega neza wacu ni nani mama wacu gutya nubwo ari depression ariko Yese bahana mirongo sewa abahima mirongo kirana gatandatu nanone sakombe nyingi nataka yari yagaye basi yewe nona bimwe nyinshi n'abasaza basaza bagana ko nabe no umujyano Tanzania Burundi Congo Kenya Congo bose bafite ariko biramukika bari iki Kuri uyu mugabo twizeye uyu Yesu w'Inazareti uhuye nawe rero nari ngiye kurwara depression narayirwaye ndayibuka narayirwaraga nk'amaguru menshi no kwajyaga mu cyumba gacece ntabwo waraye nyinshi ariko nari ikora n'iki kereka nari yuko depression kubona n'abantu mu Burayi no muri Amerika ariko ko ntabwo kabeze barwara iki noneho Yesu ashimwe cyane uhuye na Yesu w'Inazareti mu bintu Yesu baza gukora amukiza depression ariko ikintu Yesu yasize avuze yaravuga ati simba mu peace time amahoro yanjye yabahaye ukuvuga yuko ikintu cyitwa agahinda k'isi ntacaka kumara ntabwo ari amafaranga ureba amadolari ukiyahura ndakubwira afite basaza afite nyina afite base wabo afite umuryango bakomeye amwe n'ibyo babona barakomeye ariko icyamukiye depression ni minsi 70 n'ingana ubwo wamusenze
sinzi wamusengeye ko atasengewe na bene wabo ko atasengewe n'inka zabo inka zabo urasize ariko zitwa ingagaza ko zitamuciye depression isa umwana ari na type yaseze Yesu ashimwe babwire umugabo witwa Yesu tuvuga tukamuvuga benshi twarasaze abandi bakaburiya bahora bavuga biriya mu bintu byakiza umunyarwanda yanga akagera ikintu cyitwa Yesu wewe naho umuntu twese ntabwo depression kizamuzo urasibuka ukababa wajya amafaranga ukababa wakubaga abantu benshi ukababa wakiba ukababa keretse umugabo wenyine Yesu w'i Nazareti wewe ukababa yabizi akenshi bavuga ngo wahuye na Yesu nawe iyo uhuye agakiza iyo uhuye boroki iyo uhuye rero webize aho ushobora kucyarira ariko ubundi Yesu ari hafi gusa nawe ntazimucyara ukagira imana udahu wibuke hari umugore wari ufite nawe depression afite umwana w'ikiba inkumi muri ku kinyarwanda bahita igiki bamwikore bajya kumushyira bamujyana mu isoro cyangwa akubita n'umugabo witwa Yesu ubwo ni inzira n'umugisha yagize umugisha ahura nawe inzira ni nyinshi Yesu ntazitiye ahura n'umugabo witwa Yesu aramubwira ati atabwira ati wigira ute arangiye ikintu kiba gikoraho umwana atangira kuvuga bivuze iki uriya uhuye Yesu neza niyo waba wikoreye akazi gapfuye Yesu arakubwira ati urira akazi abantu bikoreye ndashima Imana iminsi 70 umwana yandikira ariko birangizanye n'icyo ngicyo cyane ariko icyangombwa ni kimwe 70 umwana yakoze reka babwire byonyine gusa kubyishyiramo ngo ni mu minsi 70 niyo wakwiyibuka ariko byonyine bikuri uriya ikintu cyitwa gutekereza cyangwa kuganira mu mutima w'umuntu icyo gikomeye ikintu gikomeye uriya gufunga umunsi w'undi muntu nani yafunze ariko gusa kuko yari forma akafunga bakakwita ku gufunga ugahaha niyo afunga ijuru ntabwo barafunga iminsi yafunzwe rimwe Yesu ashimwe hano mu gitondo kandi nabwo bafunze saa sita z'ijoro ni ukuvuga ubundi kandi ndi hanze n'ingwera mu rwanda abapolisi bari banze nari narwanya ubundi bafungira iki nagize neza baranangira bageza muri porote ahantu bayivuga hari imbaraga bavuga n'umugabo ariko mwumva nahamutse ngo bafunze ijoro rimwe umutima wagize ute ibitekerezo kujya kuko bafungaga n'uwo mugabo yarigiye inkoko n'igituba rero abantu baraganira ntabwo se bagufungisha ati nigi inkoko niba ari igituba ati wowe narwaye ati wowe uzavamo nuko isigo waba ubwindi ihene n'ikiri ariko umuntu ubwoba bwahise numva nasari numva siri buramuke ijuru nongera bafungira hano Kimisagara umusenge agira nti reka ko twasakuzaga abantu bo kugitega baratureka ugiye kumva ngo baratugusa baradufata bakigera kuri polisi ariko nabwo akumurege ndaniganira n'abapolisi babwiriza sinabyaha urumva ariko iminsi 70 kuyirangiza gususa njyababwira mu miryango wacu y'abanyarwanda ikintu cyakorera abanyarwanda sinarizi uko bapanana mwene wacu n'umuntu cyane ariko icyo babwira mwese mukwiye gusiba muri iki gihe abantu bashyira amasengesho bakayakata ariko ikintu rero mwigisha ahantu ku hariya ahitwa ikabu nigisha abantu gusenga hariho gusenga kubyiciro biga byinshi ariko gusenga bimara iki gusenga bimaze iki n'izuba ubundi gusenga kujya kuramya Imana kuko Bibiliya yambwira ngo ushaka urebe gusura ariko mbwira kuva ku wa mbere ukarangiza ugafata ukwezi ugafata n'uburyo uti imbere y'Imana n'abati mu bandi bashinze abere utakimangwa ntimubare ababwira ko mupire gusenga iteka nimugire muti nimurare
ubonye iki kucyurabe muri iyi sura kuko ingingo ya ikintu cyitwa gusenga niyo mpano ya mbere isiga shatani. Gusenga niyo mpano ya mbere isiga iki ntabwo ari umusimbo, ntabwo ari umwishesha, ni ugusenga nyine. Ntabwo gusenga ku gitiro bitatu, gusenga ko kuvuga ugatega amaboko, ibyo sinabibabwira kuko n'usenze iminota itanu avuga ko agize ate. Ariko ari wohereza mesaje y'ingenzi igaferinga siko bimera ngo bagisinga iminota cy'umuntu wabwira ikimana ntuzi ibibazo byabo ufite isaha akazana nabibabwiye byose bibasubira gusenga ufite umubiri wuzuye none wese ibirara n'imana ariko igaragara ku musozi agaragara abwiriza kugata mu gitondo akagira ate wewe wirirwa ku kazi sinazi nijoro ukarara ku mupira ukageza uzabona ute Yesu n'abasi bari ku isi baturagura abantu rusoro nuko basigaye bakubwira n'abakubwira baronke kandi bizakicira abantu singereje n'ibi ubuzima busa abasore inkumi dukigura twasuke bajya n'indaga mu gukira niko kigutuza abantu bagana n'imana ariko byose bikigari nigeze kubabwira reka binareba byawuga bireka biroga cye hari ikintu kitana n'abakwiye bacutika umwuka wishyuza umwuka ugize reka birariko muri iki kumva warakuvuga ibivuga uri iki ufite iki abagenda birirwa bikurikira abantu muri iki umwuka ugize ute ubishyuza nese ubundi abanyarwanda babanza babishaka si isezerano ry'amaraso ryabo bahari abandi bahari imyaka magana abiri baranditse ndayibungiraza bakayiteza igihugu y'icyorezo bararwara abandi izuba imvura irabura barahanuza bafite ubwenge batuna mu ibyago tugende mu bantu ariko bayobozi babishaka none rero natwe tubigereze ntabwo dukura abandi bateye wishyuzi sirayirabu iziko baseguka zirazi naki kitito basezeranya abantu 50 agatangisha nuko bafite ikibazo naki kirabana nuko wishyura wishyura bafite umucyo wakwize mbere kuko nawe barasegurisha umuvuro cy'amagana atandatu kandi barasezeranya abantu mu gice magana none wadoze turimo twishyura icyo tutari nawe turabona abaruko uraza tumwishyura urugo ntabubanga n'abashyingirwa agatabazi n'abashyingira agatabazi none muraho muri mu rugo uricaye n'umugabo bagutereza umugabo ati simushaka mbabarira we ese ni iki sinshaka kukubona umukobwa ati nariye igihugu ntabizi yarishemo yaramushe mwese yaraje nubwo udafite ibibazo ako kanya ndashaka divorce n'isiki urumva nta kintu cyiza urifuza mwishuri basoko twarasezeranye mwishuri basoko kuzaho twarasezeranye twishyuranye mufite abantu bashurira ingo zirasenyuka abantu umuntu wakoze ubukwe washatse kandi mwaragendanye n'umusore aleluya mwaravuganye amabanga wagira imana mwamara no nigeze kujya kumva urugo rw'abantu rwagezaga urafiki numva tukora cyaki ese nuko atarafuka nafuka mugabo n'ukuta baratanye nafuka bata ese bariki ko babanje
kandi nari nzi nyatira nari pakiri agenda baratamye iki arishyuza ingo abantu babana batashaka batakunda bakabana dasi ibyo bishimishiriza bashimize n'itara bakase muri miterese nase rero mubase reka muri namba none rero yaje kuvuga mu gute je kwishyuza nuko se yarashatse yarareka bibadere babire ibintu bimwe barasubiriye bari kuvuga byishimo ngo nigisha karani nayigisha ko mwifi izi bazase bari wishyuza iterambere iki iterambere umuntu baragucira cyangwa akarwara hari ibintu byitwa imivuduko irahari hari ibyitwa ngo diyabete irahari hari ibyitwa hepatite A na B na C irahari hari ibyitwa kansa igize bite utejwe urubatse uratuje ubona ntacyo bakaza ku mwana ubu mugi bagasubirana akagenda yitunga umuntu aruzuza inzagapfa akagera ku magara ku kanya wamaze kubona amafaranga waramamaye waribusa twebwe twakuze tugana nari inkokore kujya twakujyaga muri sabukuru naho nabo rwanda byibutse twamaga tugeze mu Rwanda igihugu kiraryoshye ifiriti n'uvaga baziririmba ngo nturye ifiriti nturye ibikaranze kandi ntirya nturye inyama zitukura nturye fanta bareba izima ese n'indi ntunywa amata ntunywa amata ntunywa fanta ntunywa isukari ntunywa ji ntunywa di hanyuma muganga bizabe kibangi ntunywa wanjye ntunywa izuba n'igiti tuzabitisha tuzamazi umuganga arapima tushigana igihe
urushinge n'ibihumbi 200 buri cyumweru kandi ishinge n'imirongo 48 miliyoni 9,600 n'amafaranga nayakura he mwana Yesu amaturo turanayo ari agaturo nayabonye ayakurira ibice ndavuga bikaraba Nzamwita mbana ndagira Yesu atina gukiza Yesu arambwira turabizi ni giye gusenge nzenge ntavuga fata kandi ariko Imana yarashyize amasengesho mu biro cy'umwami yashiramo nayava natandiki hagira abana ushoje yo gushyiraho n'ituru yo gukora kuko nabavuga inza kujyanye ngo bashaka n'iki siniho yebiho rero bana n'iki ndetse ubwogeze uko yegere ubona mvuye kwa mwana Yesu senga nzayigiramo haleluya ndasenga maze gusoza basenge ndagenda nyibema Imana namwita ko ubiwani ibitwa ubiwani waramwe usibye so ninde inawe nibyo ari ubwoko bwa depression yapfuye afite imyaka 100 sasa injana n'ingana uko mama aravuga ngenera bya urashaje yatuteka byo ko ari manuta cyari urwo rwaruye Yesu aravuga ndaguki ubupfu nasenga amasengesho yakubwira Imana imuramo agafuka k'amabu agafuka k'iki nawe bagenda n'akwindeka mbona agafuka k'amabu yuzuye hari nibiki ati n'amabuye kubaga rugeze hepatite n'amabuye kansa n'amabuye diabete n'amacini akabari Yesu aremuramo byose ndagenda nini iki ariko rero kugenda n'umuntu ngira nte ego ndavuga banasuye ugenda cyo ibitama tirikazi warwari no icyumweru batirikazi y'ifiri barabagenda bacike kuko bakaza kumaraho urabyuka utingiye ariko ikintu kimarwo n'ubusiga kuko bigaragara tuti nashatse witeka arasi amaruko banarikize rero isi yuko bamaze kureba ugira bakora kubaka urabona ubakazi urajyana umwana tugako yaba ataraga kugira ngo yapfuye yiri ufite ikintu gituma umuntu agifashe ubwo ni ugushaka iki cyo kintu ari ubwoba bwe iyo ni kure yayo numva nta mahoro naho ubundi ndayegera kubera ndayizi nayegereye ni nakubiri n'imyaka y'umugezo nayo bafite imyaka 50 kitiriye none babwije ndashima Imana yo kubaza n'itore ko mu gise abana batagaza ko umugoranya ngaho soma Zaburi 25 iyo zamurangize ne abana Imana ibiri gusenga kubaki ugiye gusenga turani tu biki ubundi Yesu kwende ariko nabaza Buruse buta uzahote umwanizo kabuse Buruse buta kile chifu marufu
ukazana ikidari kivuga n'igihe wowe mu rusengero bwawe izuba ry'umuntu ryarayishyira kugerahe uwo mugabo witwa Koroberi yanyuzwe kubera amasengesho abayasenga akagereke n'igihe kubigisha bari barahagaze kugira ngo urwibutso imbere y'Imana urwibutso imbere y'Imana ugira urwibutso urwaye wakubutse ikimana yakukoze kimwe cyitwa urubita iyo ni sitemu yawe iya kabiri utanga wowe n'iya mbere kumenya Yesu kimwe cyitwa ngo byereke kivuga ko capacity bagerageje ariko kiti nayabonye burya nanjye na Yesu kandi abaga hehe hafi y'ikintu burya uyu Yesu arareba iki nibwo umuntu washyizwe tuyiteze Yesu ararora agira ati bagerageje neza kureka niba abantu bahuje gutora gusa ntagazaniye ngo ugire ari kundi 500 500 agahe Aiza kumana mwana wanjye ndakanagira basumu wacu abantu bari bafite imfizi bari batubasha imfizi ukaye ubundi ngo n'umuntu yaguhamu uhitu umuntu n'igishya ubuhigi baracukitse ubugareye kubwira umuntu atisabira atijya gusabira baramusengera ugatira abakozi ati umukozi w'Imana ati muganga atarikora ndabikora iki ateretse kiwerwa ndabikora iki Muzika Yesu mbere n'icyo yaseze abantu muri iki gihugu cyangwa muri iki gihe cyane cyane kavuga mu gihugu kuko ngabo bamaze imyaka myinshi abandi bati warasaze abandi bati ntabwo ibyo Imana n'ibikora bishakana gufata bakisubirira inyuma ariko reka mubwire mu bintu bigiye kugira agaciro muri iki gihugu cyitwa u Rwanda urutuvukamo uru Rwanda rw'abanyarwanda ikintu kigiye kugira agaciro ni abantu tw'abakuru ikintu kigiye kugira agaciro ni abantu
amagambo y'imivugo iravuga ngo siko bizahura. Abategereza iki? Hari abantu bamara n'indwara imyaka n'imyandiko baradakiye, ariko siko bizahura kugira bate. Hari abapfunika imirimo ugasanga bikababwira nubwo wumva ufite imirimo hari ibyo upfunika, ariko hari umugisha w'umuntu ugiye kuza kubera kubaha iki. abantu baranabirebye barashobora abantu bazi ko Imana yafata n'Imana. Niyo mpamvu abantu benshi bagategerekeramo sibuka bya munani atera Imana yavuze ariko agite ayibeshye, ariko siko bizahora. Abategereza iki? nayo babwira ahangaha ngo hari imyaka n'iki ngo hari n'ubundi mbega utaha ukurikira kugeza igihe azavugiriza Imana uraza kubona urukundo. Umurako ugendana n'Imana akakugaragara muri iki gihugu. Umurako ugendana n'Imana agiye gukira n'abantu bari bavuga bati igihe kuzimwe n'abavuga Imana igiye guhabanura. Amasengesho sense ukuba abantu babanje siko bizagira biteye. Ariko umubwira ngo nababwiye benani namubwiye gahunda neza atigeze ahiye. Mwabwiye gahunda neza ubabure kubukiza. Abahuraga nabo yahira mu buzima bwabo siko bizahura. Nawe uzagomba n'iki? Abantu bagomba n'isoni n'isoni. Urazamuka ugakomera bikapfa. Uburozi igitangaza cyo bigashira. Ariko abategereza Uwiteka siko bizahura bitegereza. Nawe uzagomba n'iki? Reka dusoreze kuri iri jambo. Uranyumva ko bitazagira bite? Ntabwo abantu basiguze. Ntabwo ibibazo wabikiriye. Ntabwo ko umeze icyo wari Imana yishimye. Ntabwo yishimye ko tubagare. Barukwe n'abantu umurimo tuvuga ngo wakoze iki? Abantu bazabaragirwa n'ubuhindura intebe. Bone bataha kuki? Ubuhanu. Twe twahanze. Umurimo wo kugahindura ikintu kuko twagize dutera. Wabona amafaranga ugahindura ishuri kuko twagize dutera. Yesu ashimwe. Ubona ikintu abandi babona banamenyereye utareruya ugatangira kumva yuko ari we wa mbere ariko ugize utera ukabera ahantu n'ubundi ahantu nigeze kugera uca. Haleluya. Ndabetse Yesu ashimwe. Naje kumvana nagize neza ariko wacubagira kubera iki ubuhanuka twamenye umuntu bwaho ariko siko bizagira bite? Siko bizagira bite? Soza n'abagiye nako mugiye naze sibisha. Haleluya. Soma ine na kabiri y'igitabo Yesaya. Haleluya. Yikora iki sinzi n'ingisano. Urumva nini wagera iwabo? Ninde wagera iwabo? Niwigisi? Imana iratuzi. Imana iducisha mu bintu kuko twese badatabara abashefu badatabara abagiye. Unaharuka Haleluya turebe data ati na data ari shefu ati n'ubundi ibyo ni ibintu byoroshye. Data yarinde yaramukaze kugira ngo wumve yakizaguha ibyayo bitari ukuvuga ngo ni amashuri yawe mushize rutari. Hari abantu bazi Igifaransa n'icyongereza mu Rwanda none bakongeraho n'Igishinwa. Wowe uzi icyongereza n'igipfunikanye n'icyayi bikamubwira Imana irashaka kutwirinda ubwayo irabizanye kandi impamvu mbona n'umugabo wajya wumva ngenda n'urubuga ngira niyo wese n'ubu umugabo akakwanga cyane wakwera umugabo akagira ate? Yesu aratuzi. Yesu agize ati nigeze kubagira abana bakuru batanga umuru n'abakobwa bazamara bigishaga abadamana rero mu mbabare bataye nigeze kugira umukirisitu bose koramo twari dufite abakristo batanu
Yamaga Kuri bahagahe ariko mutano abagore bacu noneho twari umukristo watangaga amaturo y'ibihumbi 2 tukamukura tutese tutasenze kuko tumushaka wowe turashaka byari byiwe akatubwira telegaramu ati kumusiga ryana agize ateye wowe umugabo we umupagani n'umugore w'umupagani n'ubwo nyine yatura tutese byagenze gute tutabonetse ko cyumweru ati nani ati nari nagiye mu misa urabonetse tirati atabaga gusega kajya yewe none se utabonetse ku cyumweru ati nari nanze kumusiga agize ateye ugiye yinjira umugabo yinjira muri kibu hehe abita sesi ariki mana yanjye mu izina rya Yesu atakuruka abantu benshi basenga nabo ari ibibazo ari iki umugore aguseshe mu Rwanda swenge biga umutima ariko arabaza akabishiriza kugira ngo ugire ute uvuge ko uteka imbere mimi are you? Yes, my heart, my sweet. There is someone with a light. Tusome Zaburi ya 40 murongo wa 28 Yesaya ariko nababwiye umuntu byose n'ibitekerezo utegereze Uwiteka igihe kirekire siko biragira bite ine Yesaya 40:28 reka dusome ese ntiwari wabimenya ese nturabyumva Imana ihoraho Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha ubwenge bwayo ntiburondoreka niyo iha intege abarambiwe kandi yiha intege abarambiwe ni intege abagize bateye kandi utibashije imwongeramo imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazava rwose ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora amen